Inzira yo gukiranuka. Kaze mu kiganiro Inzira yo gukiranuka utegurirwa n'umuryango wa Gikristo Transworld Radio. Inzira yo gukiranuka ni ikiganiro kigufasha guhitamo ukuri kw'ijambo ry'Imana. Amahoro abane nawe, ndagusuhuje mu izina ry'Imana, umwami w'amahoro wifuza ko buri wese asobanukirwa inzira yo gukiranuka kandi akayigandukira. Imana yashyizeho iyo nzira kugira ngo ubashe kugirana y'amahoro nyakuri kandi y'iteka ryose. Twishimiye kugaruka uyu munsi kugira ngo tukugezeho ikiganiro inzira yo gukiranuka. Mu biganiro bibiri biheruka twabonye ko Yesu Mesiya yavutse mu buryo bwihariye kandi ko na kamere ye yari yihariye. Ku byerekeye kuvuka kwe twabonye ko nta muntu n'umwe wavutse nka Yesu, kuko atavutse ku mugabo n'umugore, ahubwo yavutse ku mukobwa w'isugi bikozwe mu mbaraga z'umwuka wera w'Imana. Ku byerekeye kamere ye twabonye ko Yesu yihariye, kuko nta wundi muntu wigeze avuka afite kamere yera nka kamere ya Yesu. Yari afite umubiri nk'uwacu, ariko ntiyari afite kamere y'icyaha nk'iyacu. Yesu nta cyaha yigeze akora, kuko yari umukiza Imana yohereje mu isi kugira ngo yishyireho igihano cy'ibyaha byacu. Uyu munsi turashaka gukomeza gusoma mu butumwa bwiza cyangwa se Injili, maze twumve ibyo umuhanuzi Yohana cyangwa Yahya yahamije kuri Yesu. Yohana yari umuhanuzi Imana yohereje ngo ategure inzira ya Mesiya. Mu butumwa bwiza bwa Yohana igice cya mbere, ibyanditswe biravuga ngo ibi nibyo Yohana yahamije ubwo Abayuda bamutumagaho abatambyi n'Abalewi bavanywe i Yerusalemu no kumubaza bati, urinde? Nuko ntiyabahisha ukuri, ahubwo araberurira ati, sijye Kristo cyangwa sijye Mesiya. Baramubaza bati, none se urinde ngo dusubize abadutumye? Wowe wiyita nde? Ati, ndijwi ry'urangurura mu butayu ngo nimugorore inzira y'Uwiteka. Yohana arabasubiza ati, genda batirisha amazi, ariko muri mwe hahagaze uwo mutaramenya, uwo ni we unsimbura, kandi binkwiriye gupfundura udushumi tw'inkweto ze. Ibyo byabereye i Betaniya hakurya ya Yorodani, aho Yohana yabatirizaga. Yohana yita Yesu umwana w'intama w'Imana. Bukeye bwaho abona Yesu aza aho ari, aravuga ngo, nguyu umwana w'intama w'Imana ukuraho ibyaha by'abari mu isi. Uyu ni we navuze nti, nyuma yanjye hazaza umugabo unduta ubukuru, kuko yahozeho ntarabaho. Reka duhagarare hano maze dutekereze kuri ubu buhamya bw'umuhanuzi Yohana. Mbese wumvise uko Yohana yavuze kuri Mesiya? Reka twongere twumve ibyanditswe icyo bivuga. Bivuga ngo, nguyu umwana w'intama w'Imana ukuraho ibyaha by'abari mu isi. Twamaze kubona uko abahanuzi b'Imana bitaga Mesiya amazina menshi atandukanye nk'umucunguzi, umukiza, umwami, uwiteka, jambo w'Imana hamwe n'umwana w'Imana. None twumvise yitwa ngo umwana w'intama w'Imana. Iri ni izina ry'ingenzi cyane dukwiye gusobanukirwa. Kuki Yohana yise Yesu umwana w'intama w'Imana? Mbese Yesu yari umwana w'intama koko? Oya, Yesu ntiyari umwana w'intama wa nyawe. Twese dukwiye kumenya ko iryo jambo ari imvugo shusho, kandi abenshi twari guhitamo kugereranya Yesu n'intare, kuko ariyo nyamaswa ifite imbaraga n'ishyaka ryinshi. Ariko se kuki umuhanuzi Yohana yise Yesu ngo ni umwana w'intama w'Imana? Kuki Yohana yavuze kuri Yesu abwira abigishwa be ngo, nguyu umwana w'intama w'Imana ukuraho ibyaha by'abari mu isi? Kugira ngo dusobanukirwe icyo izina umwana w'intama w'Imana rivuze, dukwiye kubanza kwibuka icyo Imana yavuze igihe Adamu na Eva bari bamaze gucumura. Imana yavuze ko ibihembo by'ibyaha ari urupfu no kujugunywa ikuzimu, kandi ko amaraso atavuye nta no kubabarirwa ibyaha kwabaho. Nuko rero tubona uburyo umuhungu wa kabiri wa Adamu na Eva witwaga Abeli yizeye Imana, akabaga umwana w'intama, akamutambira Imana ku gicaniro nk'igitambo gipfuka ibyaha bye. Igihe Imana yabonaga amaraso y'umwana w'intama, yakuyeho igihano cy'ibyaha bya Abeli, maze imubara nk'umukiranutsi bitewe n'umwana w'intama utagira inenge wapfuye mu cyimbo cye. Nyamara kandi Imana yavuze ko amaraso y'umwana w'intama atari ahagije kugira ngo yishyure igihano cy'ibyaha burundu, kuko agaciro k'inyamaswa n'agaciro k'umuntu bitangana. Umwana w'intama yari ishusho yerekana gusa umucunguzi wera wagombaga kuza mu isi agakiza abanyabyaha bakarokoka urubanza rw'Imana ikiranuka. Mu myaka 700 imbere y'ivuka rya Yesu, umuhanuzi Yesaya yanditse uko Mesiya yagombaga kumera agira ati, amera nk'umwana w'intama bajyana kubaga, nk'igitambo gikuraho ibyaha byacu. Amagambo yanditse muri Yesaya ibice 53 ku murongo wa 7. Abantu bose bizeye Imana bo mu gihe kiri hagati y'Icyabeli na Yesu
bubashye kandi batamba ibitambo by'abana b'intama. Nowa, Aburahamu, Mose, Dawidi, Salomo n'abahanuzi bose ndetse n'abizeye ijambo ry'Imana bose bakoze umugenzo wo kuzanira Imana ibitambo by'abana b'intama batagira inenge. Bakoraga ibyo bategereje igihe Imana izohereza igitambo cya nyuma, ari cyo mucunguzi wera wagombaga kumena amaraso ye akaba igitambo gikuraho ibyaha iteka ryose. Inshuti yanjye, niyo mpamvu Yohana yabonye Yesu amusanganira maze akamuvugaho amubwira abigishwa be ngo nguyu umwana w'intama w'Imana ukuraho ibyaha by'abari mu isi. Uko niko Yohana yabwiye abigishwa be ko Yesu ubahagaze imbere ari we Mesiya, umwana w'intama Imana yohereje mu isi. Niwe gitambo gitunganye abahanuzi bose bahanuye. Yesu niwe gitambo cyera cyaje mu isi gupfa mu cyimbo cya bene Adamu kugira ngo Imana itubabarire ibyaha byacu iteka ryose. Nyuma y'ibi, ibyanditswe mu butumwa bwiza bwa Yohana igice cya 1:35 bikomeza bivuga ngo bukeye bwaho Yohana yongera guhagararana n'abigishwa be babiri, yitegereza Yesu agenda aravuga ati nguyu umwana w'intama w'Imana. Abo bigishwa bombi bumvise avuze atyo bakurikira Yesu. Yesu arahindukira abona bamukurikira ababaza ati murashaka iki? Baramusubiza bati Rabi, risobanurwa ngo mwigisha, ucumbitse he? Arababwira ati nimuze murahabona. Barajyana babona aho acumbitse. Hari nk'isaha 10 baherako bamarana nawe umwanya burira. Andereya mwene se wa Simoni Petero yari umwe muri abo babiri bumvise Yohana bagakurikira Yesu. Abanza kubona mwene se Simoni aramubwira ati twabonye Mesiya. Amuzanira Yesu, nawe aramwitegereza aramubwira ati uri Simoni mwene Yona, uzitwa Kefa, risobanurwa ngo ibuye. Bukeye bwaho Yesu ashaka kujya i Galilaya, abona Filipo aramubwira ati nkurikira. Filipo uwo yari uw'i Betsaida, umudugudu w'iwabo wa Andereya na Petero. Filipo abona Natanayeli aramubwira ati uwo Mose yanditse mu mategeko n'abahanuzi bakamwandika twamubonye, ni Yesu mwene Yosefu w'i Nazareti. Natanayeli aramubaza ati mbese i Nazareti hari ikiza cyahaturuka? Filipo aramusubiza ati ngwino urebe. Aha niho tubona abigishwa ba Yohana batangira gukurikira Yesu. Kuki abigishwa ba Yohana bamusize bagakurikira umwami Yesu? Bakurikiye Yesu kuko bizeye ibyo Yohana yababwiye igihe yavugaga ko Yesu ari we Mesiya kandi ko ari umwana w'intama w'Imana uw'abahanuzi b'Imana bose bahanuye. Nuko umwe mu bigishwa ba Yohana witwaga Andereya amaze kumenya ko Yesu ari we Mesiya, aragenda ahamagara umuvandimwe we Simoni Petero maze aramubwira ati twabonye Mesiya. Hanyuma undi mwigishwa witwaga Filipo amaze kumenya Yesu aranezerwa cyane, abibwira inshuti ye Natanayeli ati uwo Mose yanditse mu mategeko n'abahanuzi bakamwandika twamubonye, ni Yesu mwene Yosefu w'i Nazareti. Nibyo rwose Andereya na Petero, Filipo na Natanayeli barishimye cyane igihe babonaga Yesu kuko bari bazi ko abahanuzi bahanuye kuza kwa Mesiya kuva kera cyane. Nuko rero bari babonye Mesiya n'amaso yabo. Imana ishimwe, umucunguzi ushobora byose, uwo abahanuzi b'Imana bahanuye yari hagati muri bo. Imana ishimwe kuko Mesiya yaje. Hanyuma ababigishwa ba Yohana uko ari 4 batangira gukurikira Yesu ndetse baba bigishwa ba mbere ba Yesu. Nyuma yaho ibyanditswe mu butumwa bwiza bwa Matayo ibice 4 ku murongo wa 21 bivuga ngo yicumye imbere, no kuvuga Yesu, abona abandi bavandimwe babiri, umwe ni Yakobo mwene Zebedayo na Yohana mwene se, bari mu bwato hamwe na se Zebedayo bapfundikanye inshundura zabo. Arabahamagara arababwira ati nimunkurikire nzabagira abarobyi b'abantu. Uwo mwanya basiga ubwato na se baramukurikira. Yesu agendera ab'i Galilaya hose, abigishiriza mu masinagogi yabo, ababwira ubutumwa bwiza bw'ubwami, akiza n'indwara zose n'ubumuga bw'abantu. Inkuru ye yamamara i Siriya yose, bamuzanira abarwayi bose n'indembe barwaye indwara zitari zimwe, n'abatewe n'abadayimoni, n'abarwayi b'icuri n'ibirema arabakiza. Abantu benshi baramukurikira bavuye i Galilaya n'i Dekapoli n'i Yerusalemu n'i Yudaya no hakurya ya Yorodani. Imana nibishaka mu isomo ry'ubutaha tuzareba ukuntu umwami Yesu yigishije imbaga y'abantu benshi nuko yakoze ibitangaza bikomeye. Tuzabona ko mu magambo n'ibikorwa bye Yesu yahamije ko yari uwo yagombaga kuba we, Mesiya w'abahanuzi bose banditse. Ariko mu mwanya usigaye w'uyu munsi tugiye gusoma imirongo ikurikira maze turebe ibyabaye ku muhanuzi Yohana.
nk'uko twamaze kubibona, Yohana amaze gutangaza ko Yesu ari we Mesiya, abigishwa ba Yohana batangiye kumuvaho umwe kuri umwe, maze bakurikira umwami Yesu. Mbese ibyo byashimishije Yohana? Mbese umuhanuzi Yohana yanejejwe n'uko abigishwa be bamusize bakisangira Yesu? Ubitekerezaho iki? Umva ibyanditswe mu butumwa bwiza bwa Yohana igice cya 3 ku murongo wa 26. Haravuga ngo, basanga Yohana baramubwira bati, mwigisha, uwari kumwe nawe hakurya ya Yorodani, uwo wahamyaga, dore nawe arabatiza, n'abantu bose baramusanga. Yohana arabasubiza ati, ntacyo umuntu yashobora kwiha ubwe keretse yagihawe kivuye mu ijuru. Namwe murambera abagabo yuko navuze nti sijye Kristo, ahubwo natumwe kumubanziriza. Uwo umugeni asanga niwe mukwe, kandi umuranga iyo ahagaze iruhande rw'umukwe amwumva, anezezwa n'ijwi rye. None uwo munezero wanjye mwinshi cyane urasohoye. Uwo akwiriye gukuzwa, naho jye nkwiriye gucishwa bugufi. N'icyo utekereza kuri iyi nkuru? Yohana yarishimye cyane igihe abigishwa be bamusigaga bagakurikira Mesiya. Ibyishimo bya Yohana byageze ku mwuzuro, kuko yararangije umurimo we. Yari yarateguye inzira ya Mesiya. Yohana nk'umuhanuzi w'ukuri w'Imana, icyifuzo cye cyari ukuyobora abantu kuri Mesiya. Mbega ukuntu umuhanuzi Yohana yari atandukanye cyane n'abanyedini benshi b'iki gihe. Umuyobozi w'ukuri mu buryo bw'umwuka akuyobora ku mwami Yesu, kuko Yesu niwe wenyine wakugeza ahera mu bwiza bw'Imana muri paradizo. Yohana yamenye ko hariho abahanuzi benshi b'Imana, ariko ko hari umukiza umwe. Niyo mpamvu Yohana yavuze ngo, uwizera uwo mwana, ni ukuvuga Yesu cyangwa Mesiya, aba abonye ubugingo buhoraho, ariko utumvira uwo mwana ntazabona ubugingo, ahubwo umujinya w'Imana uguma kuri we. Aya magambo yanditse mu butumwa bwiza bwa Yohana ibice 3 umurongo wa 36. Ku byerekeye iherezo ry'ubuzima bwa Yohana, ibyanditswe bivuga ngo, akomeza kubwiriza abantu ubutumwa bwiza bwerekeye Mesiya. Ariko umwami Herode acyashywe na Yohana ku bwa Herodiya mukamwene se, no kubw'ibindi bibi yari yarakoze. Iyo niyo mpamvu yatumye Herode atanga itegeko ryo gufata Yohana, bakamuboha bakamufunga. Amaherezo Herode yaciye igihanga cya Yohana kugira ngo ashimishe umugore we. Ibyo babisoma muri Mariko ibice 6 ku murongo wa 17 n'uwa 27. Uko niko Yohana yinjiye mu bwiza bw'Imana mu ijuru. Ibyanditswe bitubwira ko Yohana yari umuhanuzi ukomeye, ndetse yari akomeye cyane kurusha abahanuzi bamubanjirije. Niki cyatumye Yohana akomera kuruta abandi bahanuzi? Igisubizo ni iki: abandi bahanuzi baravuze ngo Mesiya azaza. Ariko itangazo ry'umuhanuzi Yohana ryo ryaravugaga ngo Mesiya ari hano. Izina rye ni Yesu. Nguyu umwana w'intama w'Imana uzicwa agakuraho ibyaha by'abari mu isi yaraje. Mumukurikire. Uko niko Yohana yarangije umurimo we, aba umuhanuzi w'ikimenywa bose wagombaga gutegura inzira ya Mesiya. Nshuti yanjye, wakoze gutega amatwi ikiganiro cy'uyu munsi. Imana nibishaka, mu kiganiro cy'ubutaha tuzakomeza gusoma mu butumwa bwiza, maze turebe impamvu Yesu yitwa umuganga ukomeye. Imana iguhishurire ibyo twize uyu munsi. Nta kintu cy'ingenzi nk'amagambo umuhanuzi Yohana yavuze kuri Yesu Mesiya, igihe yavugaga ngo, nguyu umwana w'intama w'Imana ukuraho ibyaha by'abari mu isi. Aya magambo yanditse muri Yohana igice cya 1 umurongo wa 29. Murangije kumva ikiganiro Inzira yo gukiranuka. Mufite icyo mubaza cyangwa mwunganira, mwaduhamagara cyangwa mukatwandikira ubutumwa bugufi kuri nomero ya telefone ariyo 0782 Mwifuza gukurikirana ibiganiro kuri WhatsApp, mwatwandikira kuri 0782 79 018.